kuri mwebwe mwese mudukurikiye, mwebwe mwese mutajya mushyira urugoyi ku rundi tutarasharika ingamba ngo twizihirwe kandi twizihirane. Ndaje rero ndi nkwakuzi y'ikirenga nyamuberwa n'inkindi nizihirwa n'ingamba nyiricumu ry'injungu ryacuye gucungura ryitwaje nkabarumashanira kunesha ngira ingabo y'umutamenwa ikagira icondo rikamena izindi. Burya ni nkataza kurekera agomba ngo ndi ntwari yabirukiye gutsinda ubwo duteye abahunde nari nikoranye umuheto nari nkuhimbaje ntanajye intambara nyirega igihugu cy'abahunza nta kivogereye umukinza mpingutse imbere n'usura umuregora nkuforana ishema nongeye kurega inkokora nkanga umurindi hasi ndarekera ikibatse cyicana mu rubega inkongera avuga mu gihengere mu gihumbi cy'inkuraze cana amenyekwe inkuko yari afite ihinduka umuyonga nahaguye arakobana nkukubiswe niyo hejuru ababa bamubonye batinya kumukoraho batubwira nyagiwe n'inkotanyi cyane mumureke mwe kumuvura ibisiga nabyo bimukemberaho bimaze gusinda inkaba bisingiza uwantanagiye ngo ndi igishongore cy'intwari baturinde ntindirubabaza ntambara rwa ntabwo bicumu ritagungira aho riremye naribanguye ndi igikaka ndigira indekwe ndi ingabo nziza rusenga mihigo sindi herekanye ituma ntarerekanya nuko nihuta njya kuri ho naryimye mubisha mukuri mutera najyanye imbaraga mu gituza cye rihava mu mutuku mwivuga hejuru ndi nkwakuzi ikirenga inkotanyi cyane barasa ntibashyitsa cakaje ibyuma agatsinda ndi n'isasu sinusukirwa. Ndaje rero duterame mwabibonye bamwe ngo bari mu mavuta uratwe turi mu mavuta yo gutarama turi mu mavuta yo kwizihirwa kandi twizihirana. Uyu munsi rero reka mbanze nifurize abantu mwese mwagize ibirori, reka mbifurize kugira ibirori byiza nababigize ku wa gatanu. Mwese nizere yuko yaba abashinze urugo ndetse n'abagize ibindi birori byose bitandukanye ababigize ku wa gatandatu, reka mwebwe mwese mbifurize kuzagira urugo rwiza bwo harimo Peter ndetse na Tania mbifurije kuzagira urugo rwiza, urugo rw'umugisha, ndetse n'abandi mwese mwagize ibirori kuri iki cyumweru namwe mbifurije kuzagira ibirori byiza. Mwabibonye indirimbo twari turimo ni indirimbo z'umuco ariko nanone z'urukundo zo gutarama ariko nanone tunizihirwa kuko buriya iminsi isoza icyumweru abanyarwanda bari mu gihe cy'ibyishimo cyo kugira ibirori bitandukanye, amasabukuru, imibatizo nimba yari hari, abahana inka ni cyo gihe cyo gutarama cyo gukura ubwatsi abandi bakazicyura. Mu minsi isoza icyumweru bari ibyishimo ku bantu benshi, ariko nabo bitagendekeye neza namwe reka tubabwire ngo ni mwihangane niko isi iteye. Iyo hari abavutse haba hari n'abapfuye, iyo hari abari kwizahiza iminsi mikuru y'amavuko haba harimo n'abakoze amakisida. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe, ni ibintu tubana nabyo mu isi, mukomere namwe. Uyu munsi rero nari mbabwiye ngo ni umunsi udasanzwe, mbafitiye abatumirwa badasanzwe. Ngira ngo abakomeje kureba ku mbuga nkoranyambaga zanjye mwabibonye cyane, ndetse n'iza Flash TV ngira ngo biriho. Mwese nizere ko mufite amatsiko yo kuza kureba bariya bataramyi beza b'abahanga abahiriwe n'imihogo. Mu kanya ndaje mbakire banamize bashyire mu gacu. Reka rwose mbabwire ngo ntimuze kuza kuduta mu ngamba, ariko uburyohe iraza kubifite. Ndabizi neza ko ntawe uri buze kubona imbaraga zamukura imbere y'insakaza mashusho yiwe. Reka rero mpereze mwebwe mwese mudukurikiye ikaze. Buriya igitaramo cya mbere ni icyanyu, ni mwebwe tuba turi gutaramira. Niyo mpamvu ari namwe banyacyubahiro bakomeye cyane ngomba kubanza guhereza ikaze. Abari muri Gasabo mwese mbahaye ikaze, abaturanyi ba Flash TV
mwese mbahaye ikaze. Abari mu Bwanacyambwe ya Kigali buri hakurya Nyarugenge, mwese mbahaye ikaze. Abari hakurya mu Bugesera, namwe mbahaye ikaze. Abahondogo hirya ho mwahoze mumbwira muti uyu munsi turataramana cyane, namwe mbahaye ikaze. Abari hano hakurya ku ijuru rya Kamonyi, aho ni kwa Yuhi Mazimpaka, namwe mbahaye ikaze. Abari za Mugomero ndetse namwe mbahaye ikaze. Abari hirya gatoya kwa Mirenge ku Ntenyo, aho namwe mbahaye ikaze. Mu Ruhango ya Naningare, Ruhango rwa Mutakara ndetse na Ruhango ya Gisozi, namwe mbahaye ikaze, nimwiyumvemo ikaze. Abari mu Mayaga, namwe mbahaye ikaze. Nduga Ngari, namwe nabahaye ikaze. Ubwo abari iwabo w'imfura cyane aho muri Ntongwe, ubwo ni mu murenge wa Kinazi, kumanuka Gafumba, Gisari na Kibanda, namwe nabahaye ikaze. Mwumve mwikaze mwebwe mwese. Reka tugere i Nyanza mu Rukari ndetse n'abaturanyi baho, mwese mbahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze. Reka abari hirya gatoya hahoze ahitwa ubwo ni Nyaruguru y'Abarinda n'Abarindangwe, mwese mbahaye ikaze. Hanyuma abari mu Kinyaga, namwe nabahaye ikaze. Abari Ikingogo, mbahaye ikaze. Reka kandi mpereze ikaze abari mu Bigogwe, Ubugoyi, namwe nimuze dutarame, mutera agatebe, twizihirwe kandi twizihirane. Abari mu Majyaruguru, mwese reka mbahe ikaze. Ruhengeri rw'Umurera, mbese muraho, turaza kubyina ikinimba, muze kuba hafi, ubundi ducinye umudiho. Reka kandi manze niherereze ikaze abantu mwese muherereye mu Mutara. Reka mpere mu Buganza bw'Epfo, Buganza bwa Ruguru, mwese mwiyumvemo ikaze. Hanyuma abari mu Umutara w'Indorwa, namwe tubahaye ikaze. Abari mu Gisaka Migongo, Gisaka Kigihunya, Gisaka Mirenge, namwe twabahaye ikaze. Reka kandi mpereze ikaze abantu bari hino i Rwamagana, ubwo mwamwe mwiyumvemo ikaze. Wabo Wamagana, nimwiyumvemo ikaze. Impugu z'u Rwanda mwese rero, reka babwire ngo mbahaye ikaze muri iyi nkera nyarwanda. Turatarama bitinde, turizihirwa kandi turizihirana. Iyi nkera ni yanyu, iyi nkera ni yacu, ntimube kure. Reka mbanze nakire abatumirwa, ndahera mwese muraho. Muraho cyane. Umugoroba mwiza Kuri twese. Ndabaramukije cyane. Turagukeje natwe. Mwimori. Mpore cyane. Ngaho namwe nimuturamutse. Yego. Ngendirwemo Rwemeza wahize nkaba rwego rwiza rumari rungu, n'inkotanyi nziza rugina, nabandi batinda urugero mu ngangara rw'intwari yazabirwa n'umurimo. Icumu ribuze urugamba gukirana riteye ku nshondi yegera sengere kamakuza ku Nyamisi zimanye Rwamagaju, ndaje n'impaka n'amakenga. Abandi batinde ngabo y'urwego byabugira gatatu nkitaba ntindira ikirwa ndebe nyurukwe. Ndaje ndi impanura yani cyane mu ngamba. Gumba. Nanjye ndi mushiki wa Ariane. Uri mushiki wacu Ariane. Mushiki wabo, mushiki wacu. Mbahaye ikaze. Abantu bashobora kuba batekereje ko mushobora kuba wenda muzi kuvuga imivugo, mushobora kuba muzi gusakuza, mushobora kuba muzi guca imigani, mushobora kuba muzi kuririmba, ariko naje gusanga ubuhanga mufite budahangarwa ku rwego umuntu atajya kubasobanura ngo mukora iki muri ibi. Mubanze mutwiyereke gisizi.
narose nambuka uruzi rw'akanyaru ngonganirwanda numvikisimbiza nshiguka simbuka ntihobe Rwanda Rwanda rutunze nka Rwanda rw'imfura ntawakwibagirwa mbamuroga nibuka Cyilima nibuka Rwogera uwo barundaze nsanga bakwiriye Rwanda yabaremye ndayebitura nyeye nkomeje ndaje sinsibira we nyambo y'izina simbegese ihotoye itarimwo amakaraza naho yaba amakaraza kwaba ari ugukaraga amajwi niko babyita yego ariko mbere ya byose murasa neza murakeye murakoze cyane hari abantu bigeze bavuga ngo murasa n'Imana mufitanye isano nayo ariko ntako bisa rwose murakoze baya amakuru yewe ndamahoro pe nijijishaga ndabibona gusa andi makuru nuko twaje gutarama mwaje gutarama niyo yibanze cyane niyo yibanze twaje gutarama mushiki wacu turamwakiriye hanyuma nituvuga mushiki wacu niryo zina ni mushiki wabo ni mushiki wacu mushiki wabo Ariane nawe tuguhaye ikaze urasa neza murakoze cyane hanyuma mbere yuko wenda tugira ibindi tuganira nimubanze mudutaramire abakunzi bacu mubanze mudutaramire ese mwiza wanjye nza kubona ibyahe ukurukumbuzi kwari rwishinye ibyishimo nzagira ninkubona bizamara irungu n'ishavu ngwino shenge tubane urukundo dufitanye ukwanga wese wayikoze usa utagukunda kundikiye ukunda kibona gito cyasa nawe mubiri
ngwino shenge tubane urukundo dufitanye ukwanga wese abayikoze ubusa utagukunda kunda iki ko ntakiriho na gito cyasa nawe mubiriho ngereranyije mubone kundira usa n'uwampaye izina inshuti yanjye nkunda rukundo rwanjye munezero wanjye kabeho mbuzi iby'urukundo sinarangiza narondogora nkabazwa ngwino shenge tubane urukundo dufitanye ukwanga wese abayikoze ubusa utagukunda ukunda iki ko ntakiriho na gito icyasa nawe mubiriho ngereranyije mubone kundira usa n'uwampaye izina ngwino shenge tubane urukundo dufitanye ukwanga wese abayikoze ubusa utagukunda kunda iki uko ntakiriho na gito cyasa nawe mubiriho ngereranyije mubone kundira usa n'uwampaye izina ahubwo rero murakabaho ntako bisa kwifuriza ubuzima kandi buzira umuze murakaramba tubahorane turagushimiye cyane ubundi abanyarwanda iyo bishimye baragaba bahaye inka ariko muzo mutunze tunze ko nsanze nazibarusha oya burya uraziturusha kugira ngo nturi umutware ariko usibye gusubiramo mufite n'izanyu bwite imwe mu zanyu ni iyihe twaba hari izo tuzi ariko ntazi neza nimba abadukurikiye bazizi hari umuntu warumbaje ngo ayo majwi meza naho bigarukira gusa nibutse ko mufite izanyu harya nibutsa imwe isa nk'ihimbaza imana yitwa ndaje ngusanga yego bayi Ryan Intore ubwo Ruhongeka aze kuturebera ndaje ngusanga yego by Ryan Intore mu kanya araza kuyidushyiriramo nayo tuyirebe mu nkubitire izindi ndirimbo nk'ebyiri mbere y'uko tuyireba twagiye cyane tujye mu kinimba wahu ndaje ngusanga Ryan Intore ni umuhanga cyane buriya yamaze kugera mu giseke cye wowe ntiruserukana wakoze rwankubitira intwari ya kigenza ahubwo rero
n'umuhanda ntibivange biburusobe ubundi rugema ngabugema ntamara kubigemenya atari icyenga rutikanga
turi kube dukesha igitarami nyeraya none yahariwe ngo umutinyirwa cyose umutware w'imanzi rwasamanzi rudakorerwa n'urunyange runyagira nduru muzimanzi zirahaye terikobe dukesha igitarami nyeraya none yahariwe kandi tumuvuge ibigwi bahane waruhe uwo ntibaharambe bayabazwe ayihe inganje ibera ingamba muzimanzi zirahabashaka ayeye 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 terikobe dukesha igitarami nyeraya none yahariwe manzi tumuvuge ibigwi bahane baruhe uwo ntibaharambe bayabazwe ayihe inganje ibera ingamba muzimanzi zirahabashaka ayeye 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 terikobe dukesha igitarami nyeraya none yahariwe numvise ko bimbereye intore numve ko ndeharitse kimba n'igitwenge cy'urumenezesha mama ndinda nanjye yembaho mvuka senzovu ndende u Rwanda rugaharirwa Gasabo urwambariro n'imikoro yatse mama ndinda nanjye yembo ndaje ntaramane n'amasonga ndaje ntaramane n'amagaju turare twogeze inzovu ndende mama ndinda nanjye ndaje ntaramane n'amasonga ndaje ntaramane n'amagaju turare twogeze inzovu ndende mama ndinda nanjye muvuka igiseke na Nyagisenyi muvuka icyobe na cyabana dore ku cyambu n'icyandabarasa mama ndinda nanjye ndaje naramane ndaje ntaramane n'amagaju turare twogeze inzovu ndende mama ndinda nanjye ndaje ubundi rusurukana amakuza rwango biti intwari ya kigenza
dushengurukanyijeje abashengwangere ariya Arusha baraturirimba dushengurukanyisheje abashengwangere twese abatarutinya urabyumva Kinihira ndumva bavuza impundu namwe abo kumurindi w'intwari uhumura rugari rwa Gasabo dushengurukanyisheje abashengwangere ariya Arusha baraturirimba dushengurukanyisheje abashengwangere twese abatarutinya ubitangiye amahoro none turayatsindiye nimuze tuyacyure nk'iwacu i Rwanda dushengurukanyisheje abashengwangere ariya Arusha baraturirimba dushengurukanyisheje abashengwangere twese abatarutinya dushengurukanyisheje abashengwangere ariya Arusha baraturirimba dushengurukanyisheje abashengwangere twese abatarutinya ubundi iyo umuntu agifite ibyo kuvuga abataragera aho ashira ivuga ayangiye yashize ivuga imihogo myiza cyane iryoheye amatwi ikamanuka mu mutima ugatuza kanezerwa twabishimiye muririmba neza uretse kuba beza ku mubiri ariko bigaragara ko n'imbere umeze neza hari n'abo nagiye mbona bashyenga ngo mumeze nk'abaturutse mu ijuru muri bive hejuru umuntu bita Mutima uramuzi Mutima niryo zina nyene niryo zina yego atuye ngo rugende nirugi waragutashya cyane aguheruka utaraba igihangange indirimbo nziza cyane uyu munsi nagiye gusenga niyo mpamvu mfashijwe nayo tuzamurire n'umuhogo wawe uyu muhungu abaretse gucuranga byibura amasegonda nka 40 abantu bumve kuko neza ko ari wowe nubwo byagaragaraga ariko hariya wari ufite amasunzu ubu ngubu umenya warakemuje ndayasubizaho kuko benshi baranyoberwa niyo mpamvu namenye kurumukiza urubuhungiro bw'imitima yacu nagororokeye inzira y'umukiro ndaje ngusanga namenye kurumukiza urubuhungiro bw'imitima yacu nagororokeye inzira y'umukiro ndaje ngusanga baca umugani mu cyongereza ngo byihorere mwabyumvishe rero ni igihangano cye bwite twakiriye abahanzi b'abahanga harimo mushiki wacu Ariane kugira ngo bingemo birangora wakwemeye ukaba wacu nta kibazo nabyo wabo ni bande inkotanyi zose ijye wibuka bose niba ndikanga nambaye nk'ako kawe wibereye mushiki wabo nta kibazo pe wabo ubwo harimo n'abandi nabo hakurya y'imipaka
tutazi ubwo ni wabo nyine ni wabo muri make bivuze ngo wabo ngiye kuvuga ngo mushiki wabo ubwo njye mba nikuyemo ni guhamagara wacu ni wanyu ariko tutayobya abantu ni izina ry'ababyeyi cyangwa ni agatazira yego ni mushiki wabo Ariane izina ry'ababyeyi niyo mazina y'ababyeyi twakiriye umuhanzikazi mushiki wabo Ariane mwamwumvishe mu muhogo mwiza nawe banza ugira indirimbo uzamura y'umuhogo wenyine mbe bakobwa muze duhoze umwana tubanze guhoza uwacu umutegarabanga nyina wahera yababajwe n'iki ngabo yangarambe yaba yavuzwe nande nimubaze mpabuka iyo rutaganira niwe wamutanze atabitubwiye iyo rutaganira ubivuze wiki wowe mama ukwenje ya nkuru yabayizi niwe nabibwiye ko ari rugema imbaraga nashema ry'ingabo nawe yarabishimye yaramuhawe rutubahinduruwe aramudutwaye uwamutaka inkende gutana ukwacu biduteye agahinda nubwo amataye nkaya yitwa mayire niyabyara bari nyabusa n'abatabazi ugabwe impundu kandi ugaturwa imbyeyi uramenye ugana inyabusunsige wanyoye inyamara shanyo ubwanyu bugira impamba kagira u Rwanda byari bigiye kunzamo ngo mpaguruke ngo usige hano igendere kuko hatuma nkuramo inkweto akaba arizo nguha Rayani ni Rayani byose ni kimwe kubivana n'ururimi ntore byose birakubera ikitakubera ni iki ikitabera n'ubugwari n'ubugwari hari aho waba ubuzi wigeze uhura nabwo
sinkabubone pe tugahure nabwo. ni buheriyo Hanyuma turongera dutarame cyane, ariko ndumva mfite n'amatsiko menshi yo kugira ikintu cyo nkubaza. Urabizi ko kukubona bijya bisa nk'ibigora. oya ndahari pe ndahari cyane. Ntago hari cyane ariko urahari ariko ntuhari cyane. Ubanza mpari ndigaruye noneho. Bwa mbere mbashimire kwitabira ubutumire bwacu. Yego. Flash TV ni igitangazamakuru cy'abataramye. Irabakunda cyane. Hanyuma ikintu nendaga kukubaza cya mbere cyasubijwe ni ukukubaza nimba ufite indirimbo zawe bwite. Yego. Hanyuma ko wakoze indirimbo imwe igakundwa. Yego. Ya kabiri warayitwimye cyangwa ntiraza? Ntabwo mfite indirimbo imwe. Kugeza ubu mfite indirimbo ebyiri zanjye n'indi imwe nakoranye n'undi muntu. Ariko iyo nakoranye n'undi muntu ntabwo iri mu njyana ya gakondo. Indi nayo mbahaye ibyumweru 2. Duhaye ibyumweru 2. Yego. Iri gukorwa, iri gutunganywa neza rwose. Nizeye ko nizanogera abanyarwanda bose ikabizihira cyane. Umaze igihe kingana icyo uririmba gakondo? Kugeza uyu mwaka ni uwa 4 ntangiye urugendo rwo kuba umuhanzi, kuko indirimbo ya mbere mfite nayishyize ahagaragara 2020. Yego y'Imana rero uwabibonye ko akiza uwo mumenya akamukiza ntiyatinya kubivuga kuwo Yesu ari umwami. Niyanjye niyo nabanje ariko ntazi ko ari yawe. Yego yitwa uwabibonye. Kigaragara ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza uko. Oya nkora gakondo ahubwo nuko ndi intore yamenye Imana. Byiza cyane. Kuva watangira kuririmba mu bitaramo, mu biterane, ngira ngo mu bitaramo aho tumaze guhura inshuro itari imwe. Yego. Kuva watangira kuririmba nko mu biterane, ni inshuro zingahe ibiterane waba wibuka waririmbyemo umuntu akabura icyo aguha akaza akaririra akaguhobera akarira? Nk'umunsi waba waririmbye ahantu umuntu akaza akaguhobera amarira akamanuka? Bikunze kubaho cyane mu bukwe. Yego, iyo naremesheje igitaramo mu bukwe, nabyo turabikora. Gataramo mu bukwe ukabona umubyeyi amarangamutima aramufashe, abuze uko akugenza, araguhobereye. Yego, hari n'amashusho ngira ngo mu minsi yashize yasakaye henshi, umubyeyi yamhobereye cyane yanze kundekura. Yego, indirimbo gakondo burya zirakundwa cyane. Yego. Muri minsi n'abakiri bato turi kuzikunda cyane birenze rero ngira ngo kugeza ubu sinabara izo nshuro kuko zimaze kurenga imwe, zirenga 2. Iyo ziba inka ziba ari ishyo. Yego. Naho pe biri aho ngaho. Yego. Utumye mise nihuta kandi nenzi ko ndahaza nyuma. Ni iyihe mpamvu ubona muri iyi minsi urubyiruko cyane bari gukunda injyana gakondo? Kuko turi kubibona n'aba baririmba style z'inyamahanga. Yego. Nabo barimo baragenda bagaruka. Yego. Baza basubiramo izi ndirimbo z'umuco, nubwo kuzihanga bikibagoye, ariko benshi turimo turagenda tubabona. Umuntu ashaka kuvuga amazina yabo wenda si ngombwa, usibye ko atari na bibi, nka ba Marina n'abandi bagenda basubiramo kandi ukabona birushijeho kuryoha. Ni iki noneho, ni igiki kiri gukorwa ubona ari nk'iki? Icyambere nuko kugeza ubu gakondo no hiri gukorwa n'abakiri bato. Yego, ndatanga urugero abahanzi bakunzwe cyane, bari mu bakunzwe cyane. Ibintu byari bigoranye ko mbere tubasangamo kuko twumvaga ari abakuze. Ariko kugeza ubu abahanzi bakunzwe mu Rwanda bakiri bato kandi bakora gakondo, indirimbo, ibihangano byabo nibyo biri gukundwa cyane. Rero kubera ko ni bato babikora babikunze kandi barabizi, bigatuma n'abagenzi babo
babyiyumvamo ntabwo ntibigoranye mbere umuhanzi gakondo yakoraga igihangano cye ko amareba umusaza ni iby'abantu bakuze twumva bifite bene byo. icya kabiri kindi ni uko habayeho kuvugururwa kw'imikorere haba mu buryo bw'amashusho mu buryo bwa audio bisa nk'aho umuntu wije mwiseke ntibyatakaje umwimerere ariko byaje noneho kugira ngo bihuze abakiri bato n'abakuru bose bisangamo. Hanyuma ubona mu bihe biri imbere ni byiza turabyishima kuko mu bihe byashize mutumirwa twaramubazaga ngo twakora iki abantu bari muri gakondo kugira ngo bikundwe n'urubyiruko be gukomeza kumva ko ibintu by'amahanga ari byo byiza kurenza ibyacu. Noneho ubona uku kuza bijyana n'igihe ndabona ntarirarenga biracyari byiza ariko ubu ntabwo twatangira kugira impungenge z'uko hari n'abazabizamo bagashaka kubisanisha n'ibyabo bikarangira umwimerere utakaye, iyi mihogo myiza ya ba mushiki wabo ikabura bagashaka kubitwara kwa kundi. Ibyo byo ntibyabura n'ubu byaratangiye kuba babandi badirimba injyana ya kizungu bari kugaruka ni ukuvuga ngo bari kugaruka ariko ntabwo bari gukora na ba mwimerere bo barashaka kubisanisha cyane ntabwo ari abahanzi gakondo. Ni ukuvuga ngo nibaza rero yego nibaza bazaza ari b'abahanzi bashaka kwigana injyana gakondo. Ibyo bitandukanye n'umuntu usanzwe ukora injyana gakondo ushaka kuyikora by'umwuga ndetse nk'umuhanzi. Urumva ko abo ni abantu babiri batandukanye. Nta kabuza rero abo bombi uwaje muri gakondo atayibarizwagamo niko nabyita wenda nubwo gakondo ari yacu twese nk'abanyarwanda nazamo ntago azaza afite wa mwimerere azagira ibyo ahinduramo. Icyo numva rero twakora warutanze urugero ngo ku bantu baririmba neza nka mushiki wabo reka ntanga urugero ba mushiki wabo niba ba mushiki wabo n'ababahanzi babe babahanzi naza muri gakondo agire umupaka yego amenye ko gakondo ari gakondo igira uko igenda nawe akagira uko ayigenzereza bakagendana nkuko natwe tutapfa kujya mu bizungu cyane dore ko biranagoye ko biduhira bigira umuhogo wabyo burya nabyo yego uje muri gakondo agire umupaka noneho natwe dusanzwe muri gakondo ntidusumbagire dusanga ibyo bya kizungu yego tugerageze kubisanisha kugira ngo tubikundishe bose ariko tugume ku isoko nanone. Icyo nari nishatse kuvuga uyu muvuduko bari buze kuzanamo muri gakondo badafite umwanya wo kubanza kwiga nk'uko wenda mwe mwagize abo mwigiraho badafite indirimbo yo kuza gufata umwanya wo kuza gufata indirimbo ya Rujindiri ngo ayisubiremo afate indirimbo y'Uwera Florida yisubiremo cyane ko ziba zinagoye nta mwanya afite rimwe na rimwe kubera ko atanabibayemo ntari no kumva n'ibyo bavuga. Hari umwe mu bahungu b'abahanga nemera baririmba neza baririmba ibizungu wenda urugero afite indirimbo yasubiyemo ariko ayisubiramo mu njyana nziza ariko wumva afite ukundi kuntu ari gushyiramo ugasanga arashaka amagambo usa nk'uyahindura ukuntu nk'iyi ndirimbo umusore wamujyanye yari yambaye iki hari umuhungu wayisubiyemo. Ubona nibakomeza ahubwo batazarengera bakaba bazica mu bundi buryo. Ngira ngo kugeza ubu hari itegeko rihana uwasohoye igihangano kitari icye mu buryo butanyuze mu mucyo. Niba ubundi ngira ngo ni ibintu byumvikana niba ukoze igihangano kitari icyawe uba ugomba gusaba uburenganzira nyiracyo. Niyo yaba atakiriho hari ababifite mu nshingano babifiteho umurage abamukomokaho n'abandi. Ntabwo rero wakabaye ufata igihangano cy'undi ukagisubiramo mbere na mbere utanazi n'icyatumye icyo gihangano gishyira ku mugaragaro ukumva nuko indirimbo ngo barayikunze reka nanjye nyikore
umuntu agomba kubanza asobanukirwa neza akajya kuri nyiri igihangano akabanza akanabihererwa uburenganzira. wenda njye cyo navuze si ukugisubiramo ahubwo uburyo bwo kugisubiramo ukagiha andi magambo atandukanye nayo cyari gifite yo kugira ngo gikundwe kijyane n'igihe. ibyo ubu muri iyi minsi twita ibishego. Yego. banabashinja ko muri gakondo habamo ibishego biri mu ubwenge bwinshi. Yego. wenda usibye ko no muri sekira naho birimo. urugero nk'iyo umuntu aririmbye ngo igipapayi undi ngo akaririmba ngo rwagihuta bahita babihuza bakakubwira ngo bose ngo ibintu ngo baririmba ngo urumva. nibyo naganishagaho babanze basobanukirwa ibyo baririmba noneho wenda n'ugihindura abanza bihererwa n'uburenganzira nabyo nyirabyo abimwemereye twe nta kundi tuzabyakira kuko nkeka ko na nyiri igihangano ubwe atakemera ko ikintu cye bagihindura bacyangiza. yagiherewe uburenganzira natwe abanyarwanda cyangwa se n'abakunda injyana gakondo tuzabyakira uko biri kuko ibyo ari byo byose bizaba ari ibije byiza kuruta ibyari bisanzwe bihari. Yego nizo ngamba numva zafatwa nuko numva n'urwo ruhare twagira twese nk'abahanzi. hanyuma reka tunyaruke kuri mushiki wabo bya nabifashe ntabwo nongera kuvuga mushiki wacu. mesaje zawe nyinshi mfite ndaza kuzikoherereza z'abantu bawe bamwe na bamwe. ubuhanzi wowe bumazemo igihe kingana iki? koresha kera natangiye ndi umubyinnyi. ubanza narahereye mu nda kuko nakuze ndi umubyinnyi nyine mbyinira Imana kwa padiri nkora mbikunda nza kwisangamo impano yo kuririmba. nawe urabizi cyane kuko uri umutoza wanjye. watangiye ubyina biza kurangira ubaye umuririmbyi? biza kurangira nsanze mfite n'impano yo kuririmba birangira mbaye umuririmbyi. kubyina naje kubihagarika kuko nagize ikibazo cya agisida mu kaguru. kubyina ndabihagarika nkomeza kuririmba. nubwo atari byo kwishimira ariko hari n'igihe aba ari inzira zo kugira ngo uvumbure izindi mpano ziri muri wowe. cyane byashoboka. kimwe mu bintu nabajije intore mugenzi wawe nagira ngo nawe nkikubaze ni iyihe ngamba waba waragiyemo? ingamba abadukurikiye bakiri bato wenda nibyo bita stage. yego. waba waragiyemo ikakunezeza ukabona ibereyemo ibintu bidasanzwe urayibuka aho yaba yarabereye? ntabwo nyibuka ariko aho nibuka ni mu bukwe ho ni inshuro nyinshi pe. ni inshuro nyinshi igihe twakoze mu bukwe twataramye turishima cyane bikatunezeza. akaba igihe ubona umuntu araje arakuyambiriye arira. nk'iyo ndimo ndasohora umugeni cyane cyane kubera ko hari igihe nsohora abageni bakarira na ba mama babo bakarira n'abamama bari batashye ubukwe bakarira. bamwe hakaba igihe bansanga mu gikari nyine mbona ko byabarenze. tumwe mu bintu bita udushya cyangwa se muvugo z'ubu udukoryo waba warahuriyemo natwo mu bukwe ni ukuririmba umugeni akarira n'abamwambariye bakarira cyane. nta kandi gakoryo kaba karimo kadasanzwe. urugero njye nigeze kujya ahantu umuntu arandeba arahaguruka ankorera kwa kundi ikimenyetso cy'umusaraba bimwe by'abakatolike ahita akora mu mufuka mu igiceri cy'ijana. cyanejeje kurenza ibindi bintu byose bibaho. cy'ijana mbere y'abantu yakozemo gutya arazamura mbona ararebye ahita ampereza. nawe nyine akantu k'agashya kaba karakubayeho? ngewe agashya kambayeho nyine kanshimishije kanantungura ni uko naririmbye umusaza mbere y'uko yakira umugeni. kwa kundi babakira
babahobera ni njye yahereyeho ni njye yahereyeho, arabanza arampobera aranshimira. Nibyo bintu byanshimishije nyine, nkabona ko nanjye ibintu nkoze binyuze abo mbikoreye. kukubaza bya bindi abantu babaza ngo wakuyemo iki, uko usa biragaragara ko hari ikivamo. Sibyo na uko bibona kuri pe arasa n'amata. Asa n'amata. Nawe ntabwo icyo kibazo nakikubaza. Wenge wakimbaza ati. Oya. Ukuru nuko usa biragaragara. Reka twe gutinda, nongere mbasubize umwanya. Mwongere mukore mu muhogo. Mudutaramire byibura mu ndirimbo nk'eshatu. Turaba turimo tugera ku musozo. Yego. Nimuberwe bakobwa, nimukeshe igitaramo, muhimbaza ababarora. Nimuberwe bakobwa, ndabakunze nkibabona, ndabakumbura mbafite, mbarota ijoro n'umunsi. Nimuberwe bakobwa, ab'isoni mwisura weye, isoko igira isoko, mwese musa n'iwanyu. Nimuberwe bakobwa, abeza musanira iraya bagabe mwumva, rikanga abagambanye. Nimuberwe bakobwa, mukimba gihe gitoreye, utwigire kw'itataro, itaraniro ry'ingenzi. Nimuberwe bakobwa, tugera ku gicumbi, gicaniro cyituze, muzaza tugweragwere. Nimuberwe bakobwa, tuzicara duca imanza, urwango turusha icyuho, turangiza duca imanzi. Nimuberwe bakobwa,
nanjye nkwengeye ngawe igikobwa ngo yeneye ishenge igikobwa ngo ushyire igorora we maze wigire hino nkwitumire iwacu urabatashye yewe umungu warutabo sawe umugabo wanirwa giteye nkaweye ishinge igikaka cye cyusa cyishiwe nawe yigira hino yiyumvire mama urabatashye bone rwema rwemeza abahizi rwema rwera kandi rwego rwiza rumara irungu ahubwo rero yewe umubyeyi warutabo sawe umubyeyi wabahebuje we ye niyambaza atagira icyuho sawe nawe yigira hino yiyumvire mama uramutashye yewe abakobwa w'inkurikira nawe abagezi batera imbabazi we nikaregirwa n'akayiteye si we n'ababigira hino mbitumire iwacu urabatashye bose rungana amakuza rwankubita intwari ya kigenza naraye ndose inzozi nziza naraye ndabuzwe umwana nkunda n'urwererane
nyambitatse raba nyamibwa yanyuze jambo nkundira ugeze ijabiro yehe cyangwa unkomere yombi kuwangabiye utikaramwe nanone azahora kwirahira urugabanya abishe umushumba w'umugabo nirahira umukinzi ukengeye Rwanda murasabe yaduhaze ngo dukomereze maze karame nanone ibindamutso ya twese yemerera mvunyishe nyambitasira nyamibwa yanyuze jambo nkundi ugeze ijambo cyangwa we cyangwa inkomere yombi kubantu utikarame nanone azahora kwirahira ndangurure ndirimbe nsingiza uwangabiye sinanywa n'inkikirego umukinzi mba nkoroga iyo tubona amahoro ataje mu Rwanda ibyo byatuma twese tumwirahira yemerera mvunyishe nyambitatse nyamibwa we nyamibwa yanyuze jambo nkundira ugeze ijabiro cyangwa we cyangwa unkomere yombi kubantu utikarame nanone azahora kwirahira uwangabiye inka we uzongera ungabire uwambaye inka y'ineza mwitura indi bayiragera cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urukundo uwangabiye inka we ndacyamusha umugoboka rugamba yangabiye inka we ndacyamutashye yangabiye inka nziza ngo ndinganire n'abandi ndacyamutashye hura uwangabiye inka we ndacyamutashye uwangabiye inka we uzongera ungabire uwambaye inka y'ineza mwitura indi cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye uwangabiye inka we ndacyamutashye yerwemeza uwahize yangabiye inka we ndacyamutashye yangabiye inka nziza ngo nzayike umukunzi uwangabiye inka we uwangabiye inka we uzongera ungabire uwambaye inka y'ineza mwitura indi cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urukundo uwangabiye inka we ndacyamutashye uwangabiye inka we uzongera ungabire uwambaye inka y'ineza mwitura indi zayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urukundo uwangabiye inka we ndacyamutashya urakoze cyane mukomeze mwabuke mu kwizera kwanyu mwumvishe kwerekeza kuri nyagasani yego akomeze abagushye inka murakoze mujye mubonera umugisha aho urawuhorane nawe mwese mwihuriraho yego ririya jambo rivuga ngo aho muzakandagira hose hazaba ahandi ribabere impamvu urakoze cyane mushiki wabo abakunzi bawe ababajije mu gikari
kureba uburyo tubasubiza bamwe mu batinyutse intore nari nibagiwe intore nkesha igitaramo ninde nkesha igitaramo ninde uyu nguyu uyoboye nkesha igitaramo ni Gatoya. yego Gatoya Gatoya Christian. Gatoya mu mashyamba menshi mu bitangaza by'Imana Arakoze cyane. turamukeje cyane Tumukunda kubi. ubwo uri bubashe kugera i Nyamirambo ntabwo mpavuze izina murahazi muhambaze mu gikari yego ahakorera kuko ntabwo batwishyuye kubamamariza yego uri bubashe kuza kugerayo agereyo aragura aramutereka intango umwe muri ubasha kugera agenda turayishimye rwose. aha hari pasi ntuza ikabuga nimba atari we wamutoje ubwo niwe wamutoje umwe muri bo uramuzi pasi Pasi ndamuzi yantoje kubyina. ni umukunzi wawe cyane. Hari undi nabonye wa Karuruma nimba ari ni Jire ni Justin sinzi. Wabisomye hariya? Ntabwo wabonye umwanya wo gusoma? Hariya undi kuvuga nabanditse hariya nawe ngo aragukunda cyane. Uraninza kubasha kubona nimero ye, ibyo yagusabye turabimuha, sibyo? Tugeze ku musozo rero, yego, reka duhera usoza. Ni iki wabwira abakunzi bawe? Ni iki udusezeranya? Icyo nabwira abakunzi banjye ni uko nanjye mbakunda cyane, kandi icyo mbasezeranya ni uko nzakomeza gukunda umuco no kuwukundisha abandi. Yego. Kandi nkaba hari byinshi mbateganyiriza bamfashije nabo dufatanyije. Yego. Nko kuba nanjye nakora indirimbo zanjye, nahanga ibihangano byanjye. Yego, tumva ari icyo. Ndabakunda cyane. Kuba uri kumwe na Ryan ni izindi mbaraga cyane cyane. Adahise aguha ikiganza ubwo arabyemera. Cyane kuba ndi kumwe na Ryan ni izindi mbaraga zikomeye. Ibintu uba uvugiye ahangaha umenye ko igihe runaka twongera tukavuga dore ibintu wasezeranye, tukajya kwesa imihigo. Dore ibintu wasezeranye. Nzitaba rwose. Akwemereye kugushyigikira bikazagenda neza. Gusobeka amaboko. Gusobeka amaboko. Ntazantenguye. Mbere y'Abanyarwanda dore. Yego. Ryan, ndagushimiye. Urakoze cyane. Wantunguye ariko untungura neza. Ntabwo nari niteze kuri buboneke. Wagarutse mu Rwanda ryari? Yewe ngira ngo ni mu minsi ishize pe. Mu minsi ishize. Okay, Imana ishimwe. Nari ngiye kukubaza mise mbireka. Oya, gezaho. Tukigera ku mucutso turimo dusoza, n'icyo wabwira abakunzi bawe? Umaze kugira benshi. Yego. N'icyo wabwira abakunzi bawe? Icyo nabwira abakunzi banjye ari nabo ba gakondo ni ugukomeza gukunda gakondo. Yego. Gakondo harimo ubuzima, ibindi mucire birarura. Simbivuze dore wivugiye ibindi. Bitsinze ni ibindi. Mukunde gakondo pe. Tuzabibakundisha, tuzabaha ibihangano byiza cyane. Mwe icyo tubasaba ni urukundo rwanyu, n'ubwo bwitabire ndetse n'ubufasha mu buryo butandukanye. Ariko uriya muhungu warimo kuducurangira yitwa nde? Yitwa Ishimwe Pacifique, ni igihangange cyane. Ishimwe Pacifique twari turi kumwe, kandi nanone na Ishimwe Pacifique, umucuranzi mwiza cyane w'umuhanga, umusore mwiza. Bigaragara ko mu minsi mikeya aracyari umusore cyangwa arenda kurushinga pe. Arenda kurushinga. Yego. Tuzamushyigikira. Yanze urugoda. Yanze arabihakana. Reka nshimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye aho muherereye, bari hakurya y'amazi
banshinjije yuko uyu munsi ntigeze mbasuhuza. Nari mbafitiye byinshi byiza biryoshye rwose, mwihangane, ariko turabakunda kandi tubahoza ku mutima, kandi nabasuhuje mu matsinda yanyu, nubwo ntavuze umwe ku wundi, ariko nabasuhuje mu matsinda yanyu. Ubutaha nzikosora. Reka nshimire DJ Crew, wakoze cyane, wakoze, wadufashije. Reka nshimire kandi Ruhongeka wari uri ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo aya mashusho Crew ari kuduha agende neza, nawe yakoze. Reka dushimire ubuyobozi bwa radio na televiziyo bya Flash kubera uyu musanzu baba batanze wo kugira ngo dukomeze twamamaza umuco ukomeze wamamare muri bene wo, ukomeze kwanda. Uyu ni umusanzu ukomeye cyane rwose, namwe muba mwakoze cyane. Abari badukurikiye mwese, mwe mugejeje aya masaha mukitwereka ko muri kumwe natwe, mwakoze. Umwami w'ijuru abarinde umwami w'ijoro. Tuzasubire